twajya mu cyumba kugira ngo turyamane. Ayiwe uracyabishidikanyaho ndagira ngo ngire kuri Deliverance cyane rwose Nitsugo kugira ngo umunsengere mu mugabo nuko turyamana. Sinakubwiye ko ari imikoshi baguteye nshaka kugukuraho. Kora se bitabaye. Oyaye. Ese ndagushaka umugabo. Bizo pastor nta ubwo ko mfite umuhungu bose tugiye kwa mu bukwe. Ndumva utabanga. Aho nzahita nzibura inzira zose yahita bikunda nta kibazo. Ninjye babura kugira ngo imiryango ifunguke azi inkwano zitangira. Reka nkubwire umwanya wanjye. Yego. Sinkwangura bizire mwene mama. Ariko yego. Umukobwa so agiye nta bakobwa tukigira bose njye bahindiye abagore. Reka. Pastor uriye pastor. Bishop uriye. Bose abahindiye abagore. Nuriya nkunda. Kuraho. Reka mwereke rero. Yego. Ihanagu. Nta kindi wakora ubwo byararanye. Bazanye bike harimo fanta harimo mirinda harimo ndaga pineapple Wa munsi Okay nta kibazo nza na agapeti mitsingi ya Ariko se Nadia nukuri kw'Imana igihe cyose naguhamagariye kuri telefone utanyita bira nta no kuba wanja nimukanyita umve nicyo nakubwira. No baby nta kukwanga nyine ndacyagukunda ariko nagiye mu kirokore cyane ngerageza guhindura imyitwarire nyine bitandukanye nuko nari meze byo ntago nibirimo cyane n'ubwo mfitanye gahunda na pasiteri niwe tugiye guhura akunda gukunda tu Nukuri sheri nahoze nguhamagara ntazi impamvu ese ubwo gishyiro ko uzagishobora cyane sheri na za gahunda zose twajyaga turimo zose buri uzazibagirwa sheri nukuri sinzi ko uzabishobora nukuri Baby ngaye kane kwa pasiteri ntamukereza akaza gusubira sheri nta kibazo oya ndi kumukereza pasiteri Usanga ku rusengero kuko abari Subo kwa no turi rusengero kaza ntacyo ariko nze mpagusanga nta kibazo yego ndaje Sambire kara Mesura ni pasiteri wararuguru uri kugutuma inzoga ego kora ndomiwe ego abapasiteri b'ikigengeye baranyobeye ese gutumye iyi petit mitsi ndomiwe ego mani reka nzibaye abapasiteri b'ikigenge nabo mba mbona nta kigenda cyabo ko se ibi noneho ni ibikira akira aha
waruhaze no mamazi hano ntokibazo ese ko bamugaye ngo tujye gusenga kandi mara turi mu kabari turasengera hano ariko mama mwigira make hari abantu utosongera Imana ngo ikumve hakura bo hano ni mu kabari ushaka kuza basinzi ntakibazo na tuma twumva Imana ivugana natwe ese ndago ujye mu Imana ivugana n'abantu bavuye muri kabari bavugana ariko ntabwo Imana agavugira mu kabari ayi ntantu nado tutakumva Imana yo mivuga hose uhamagara Imana ikavugana nawe ikakubwira ibyo ishaka kukubwira nta kibazo nimba ari ibyo wahisemo ariko se nshaka kumenya ko yamugaye ko turwe tugasenga nkambona wanzanye mu kabari rero tujye kunkorera sinama ngo hamagara nkubwira ko navuganye na mu kabari yoma mbwira ngo nkubwire ngo nome nkugurira reference ufite uwo mubwira imikoshi ituruka mu miryango iwanyu none mwuka yoma mpatiriza ngo nze ngo hamagare nkubwire ngo usengere ngo tokeshe habazimu none ikibazo ufite niki twasone ikibazo mfite ni cyuko turi mu kabari ariko nimba wumva nta kibazo rwose oya yekobore nta kibazo yo Imana ivugana natwe nawe muri kabari nta kibazo ntiwamubona abantu ukuntu dusimbuka mu rusengero tuvuga Imana nahanga ntokibazo umwuka wirayaza tugatikita tukavuga indimi tukoma tuzivuga nta kibazo nimba ibyo wahisemo pastor nta kibazo okay ntokibazo abo ndiswe tugene gukora imikoshi none uwo muki tuguhereze ukana ariko uwo mawi oya kiye ngufanga yakubabwira bakuzanye ntokibazo nama ntangara uje uwo mufana ntokibazo gutera mu buzima ntokibazo rero pasiteri urabizi ko naguhamagaye ncabuze icyifuzo cyanjye nagira ngo rero icyifuzo mfite nshaka ko nsengera nshaka umugabo umushaka umugabo yego umugabo bo nshaka umugabo nta kibazo none ikibazo ufite ni ariko Kazizi naha ngaho urahaza hano ndahamenya da hano nanjye njya mpamenya reka uzi ko nari nzi ko abapagani ari twebwe tuhagera twenyine hano nanjye njya mpamenya ese none buriya rero reka nkubwire ndakumva Kazizi nubwo ntahebuka mu misa nanjye hano njya mpagera ariko se ku Betelehemu Yesu ajya avukira sha ko hari intambara azavukira he ubu ntazavukira inaha biranashoboka Kazizi nakubwira wa mugabo acuruzaga ingurube agacuruza ingurube nyinshi uburyo hano nyinshi base pasiteri wacu mwa urase pasiteri wacu uri hariya uriya reba sha numara kureba njye numiwe harebye data nje mbonye ibyago gusa rero pasiteri urabizi ko naguhamagaye ncabuze icyifuzo cyanjye nagira ngo rero icyifuzo mfite nshaka ko nsengera nshaka umugabo umushaka umugabo yego umugabo ba yego nshaka umugabo nta kibazo none ikibazo ufite ni njyewe ntabwo meze nk'abapasiteri bakabana amafaranga noma numva mwuka wera aza kuri ngewe yampagije byose mfite ifaranga amamodoka n'ibiki nta kibazo ndagusengera nta kibazo urabona umugabo umva rero uriya mukobwa yarambwiye ngo ajye mu masengesho none ngo dore ngaba hano bibere iminsi y'imperuka niyi rero iyi niyo minsi y'imperuka
kandi yari kumwe ngo bagiye ngo gusenga. Ibaze nawe hano hangaha mu bantu ntabwo nanjye nzi ko bahagera abantu. Buriya rero nk'uko nabikubwiye imikoshi hano yawe ikuriho ituma udashaka ayo mavuta n'icyo gitinyiro Imana yarabimpaye, imbaraga z'icyayo mikoshi yose igahunga ikava ku buzima bwawe. Urabyumva gute? Nama rero ngira ngo tugende nje nawe harahirya mu cyumba ugumwa kugundi nta kibazo. Wibuka niyo mikoshi yose bazatuma amagambo yako abonye umugabo. Hari kibazo? Karabaye agiye kumukora deliverance da. Deliverance? Agiye kuyimukora buri agiye kumusengera. Reka nkubwire kwa mbere nari ndi hano. Iri kumwe na Chantal, ari kumwe na Mukamana, ari kumwe na Olive, ari kumwe na Mukayiranga wa mu warya hepfo iwacu. Mufite ibituza binini sha. Ujya ufite ibere. Ubwo nuko nyine ubwo nta kundi ubwo homaho. Mana uragiye kumusengera Karabaye. Ajya kumukorera biki? Ngo nimba reference, nimba deliverance, nimba reference. Ni kwa kundi bagiye ndabagasengera umuntu. Ngo bakamwoza ibyaha bye byose. By'umwihariko reka ngo ni iki? Ngo ni prevalence. Nise pastor turajya mu cyumba kugira ngo turyamane. Ayiwe uracyabishidikanyaho. Ndagira ngo ngire kuri deliverance cyane rwose. Nusubwo kugira ngo unsengere mbone umugabo ni nko turyamana. Sino kubwiye ko ari imikoshi baguteye nshaka gukuraho. Gukora se byo bitabaye. Oyaye. Ese ndagushaka umugabo. Nusubwo pastor na ubwo kumva umuhungu rwose tugiye gukora n'ubukwe. Umva utabumangamiye. Aho nzahita nzibura inzira zose zahita bikunda nta kibazo. Ninjye wabura kugira ngo imiryango ifunguke azi inkwano zitange. Uzamumagara umbwira ko byakunze. Ejo. Reka nkubwire umwanya wanjye. Yego. Se nkwangura bizire mwene mama. Ariko yego. Umukobwa so agiye nta bakobwa tukigira bose jye bahindiye abagore. Reka. Pastor uriye pastor. Bishop uriye. Bose abahindiye abagore. Nuriya nkunda. Kuraho ufi. Reka mwereke rero. Ihanagu. Nta kindi wakora ngo byararanye. Akomana yanjye. Nta kindi usibye kwiyakira byonyine. Oya. Mba ndi umwami. Imbeshye. Singahoni. Ndabazi nakubwiye abantu bose bari kumwe icyumweru cyose. Nta kibazo pastor reka mbyemere ndakwizeye. Ngiye kumubwira bizakora. Ariko uzabigira ibanga. None wajyanje nasinya umurimo w'Imana yabaye. Uri umuririmbyi urabizi. Ubwo nawe najya kwivura mvuga iki? Ariko nicyo. Ngiye kuzakora.